again aba ni Iganze Protocol Service Limited n'aba event planners baragufasha byose kuri ceremony yawe ya wedding cyangwa birthday party, private events, meetings, byose bari specialized mu gutanga service and protocol support. Baragufasha muri wedding car renting, bakora food and beverage coverage, bakora byose bijyanye na event yawe kugira ngo igende neza. Waba reaching out rero, nimero zabo ngizo hasi cyangwa ugasura website yabo www.iganzeprotocol.weebly.com cyangwa kuri Instagram yabo iganze/protocol24. You will thank me later. Soka muri icyo cyumba niko mvuze, singiye waba usebye bwa mbere. Ngo umunsi umwe gusa. Urasohoka muri icyo cyumba? Kagashinwa gusa kakwisikoro kakabeshya. Wakagomewe gusa. Kuno bwifata uko butari bwiyoberanya gusa. Maheru. Mwanda. Wowe urifata ukigira igifi kinini, wowe urisambaza wandagara wowe. Mama, uri kuri moto? Banguka kushaka gutinda byo ugasanga nishe umuntu. Banguka. Soka. Mbale ni mwasohotse. Kabiri. Turumbuka mahanga okeke. Wanditse. Soka. Siruka mu wanditse. Na kumena. Nani so. Unyinisha ngengana nawe. Asi wanditse. Kuki wanyinishije? Kuki wanyinishije? Ubundi umuntu umuzimu muri giki? Kuki wanyishe n'abaraza kuki wanyinishije? Siruga ubungu wamba. Ubone je wanesheje wowe. Sinagutesheje igihe ntago mpari. Nagukunze usurya? Kuki wanesheje umwanya wanye ngenza guta umwanya? Sirugiye ko nagukundaga. Arandebera ukuntu kangana. Keke. Ntacyo uvugana nawe. Nahamagaye mama na Marene bakunkurira aha. Singushaka muri uru rugo, uramemukiye, wumve ngo uramemukiye. Ayaga. Wanga kunyiteza, wanga ko ngukora nkubwira ngo usure, wanga kugera mu rugo rwanjye, ibintu byose byanga. Nibaza impamvu tutasohoka tutajya muri piscine, nibaza ikintu uri muramisha, kumbe nukuteye. Kuki utiyakiriye? Cyangwa uri kundi umuntu gukunda azagushake ukunda ibyo bintu bimeze gutyo, nukuteye nukuremye. Nindakuye ko ngiye nkunda akaruka kameze nk'amakoro cyangwa sima. Fera beti itagira n'ipfundo agati gakokoye. Mwaramutse. Nanso. Mwaramutse ruga. Amiramukira heza. Ariko sabageni, ubona amasaha ngahe? Umwakagombye kuba muryoshye muryamye musinzire mumeze neza. Namwe bwe dore ipikipiki zaje zure kundoha hariya nibiki. Turyohane ma. Wewe wabuze kuri burari umuromfo ukaraririho ukabyuka useka. Wow. Bakugaburiye isamake se? Yose umugore wawe se nakwicaye iruhande. Sibyo bavuga ngo muri buki niba ari ubuki. Nabuki ndi muri muravunga. Gaho. Yaramutse. Naramutse Marene. Naramutse. Nagize amahirwe ujana. Yaramutse. Keke cyane ibintu wari ubizi. Ngize ukuri utambeshye. Wowe na Keke kuva namumenya mugendana. Ibintu wari ubizi. Nibiki se ariko tubwire. Numva uri ibiki nibi. Haguruka Keke kandi situza gupfa ubusa utaza kundakaza. Nguteza abantu ngute nge wanyinishije ngewe. Ariko wowe haguruka. Cyaguseba ku munsi wa haguruka. Haguruka nawe nta kibazo. Uko nari ngisinziriye. Telefone akaba arizo zinkangura.
Cyangwa se n'igisa ngaho bashushubikanya bamvana. Nana ibintu nisanga ubizi ni ukuri kw'Imana mu ijuru sinzakubabarira. Haguruka. None se mukazana wanjye haguruka rwose mwana wanjye bana banjye rwose hanyuma y'ibyo ukoze ushaka kongera agasuzuguro. Ibyo wankoreye ngewe umbeshya ukagira ikigori. Haguruka nyine. Oya haguruka turebe. Iki gitondo nibite ko mudahamagaye gitaraganye. Keke byagenze bite? Ibyo navugiye ngo haguruke ntabwo uri kumva. Haguruka. Haguruka. Ngaho. Ma, umukobwa nuko yangana. Oya? Nuko umuzi. Uyu mwana se yabaye iki ahubwo? Wamugize ibiki? Ntabwo ari uko yari ameze. Niko mare. Ko waruzi umuntu nkunda. Kuziguzanjye ko nakubwiye umukobwa nkunda uko ateye. Jewe nakubwiye ko umuhereza umuntu umeze gutya. Uteye nk'ikaroni. Nese bwa. Ushatse kuvuga ko utarizo ko Yambaye Ikibuno. Ikibuno se ni ukuvuga iki? Yambaye Ikibuno. Ikibuno? Yambaye Ikibuno ni ibintu bagora nyine byo kwambara kugira ngo umuntu azane amahuno manini. Ariko mwana we haba hariho nyine ibyo amahuno manini bihenze n'ibindi bihendutse rero. Mbega ngo baranyinisha umukobwa arangira ikigori. Yewe ga mwana wanjye oroshya. Je inshuro ya mbere nkubona wowe. Mbere yuko nkuvugisha nakunze uko uteye. Kumbe si wowe. Nukuri ko Imana ageze mu buriri ngiye ninjoro ngiye gupfumbata umugore ngira ngo mfumbase nimba ari umusambi nimba ari umweyo muri umuntu. Mu gitondo abyutse agiye muri dushe agiye ngira ngo rimaraza gutandukana inda n'umugongo byananiye. Se uyu kibuno cye matorira kimize hano harimo supagurira kinyunyije bigenze bite kike dukundana. Naramwinyenze ngo wasuye kigarane. Twasoka tujya kogatereka se nkunda kugasimbiza. Mwakira gutyo. Ngewe numva gubizi rwose. Je nakuze ngewe nzi ko nzashaka umugore ufite ikibuno kinini. Marene n'ishiti ntabwo bizi ngewe ibyo bintu. Ndabizi ariko bidatusenya kano kanya. Ariko ngewe ndumiwe. Ibi nibyo bitumye mu tuzindura mu ruturuturu umwana w'umukobwa ntaryame nk'uyu nange sindyame ngo ni ikibuno. Ibyo nibyo muri mu gupfa. Ndakubaza mwana we. Icyo kibuno kirimo iki? Ni ka mashini uzafungura hakazamo amafaranga no kubaka amataje. Ni amata y'inka uzakama abashyitsi baza ukabaha. Ni icyo uzakuramo muri byose. Ndakubaza. Harimo iki? Harimo mahirwe ki? Ni banke ndashaka kwibaza inyungu irimo muri icyo kibuno. Watujije mugatuza. Ndakubaza uyu mwana w'umukobwa nta kwasa mbise nguhimbye n'akazina ka nta kwasa. Uyu mwana yararizwe, uyu mwana afite uburere, uyu mwana ni umunyabwenge. Nta n'undi mukobwa nagereranya usa nawe. Nyera unasimaje sinabihakanye pe karitonda avuga mu muryango mwiza n'abizi agira ikinyabupfura umukobwa si umwasama si umusinzi. Urakoze cyane. Hako nyine ngewe kuki usinyutonye ko nayo nashakaga ikibuno. Ibyo uri kumbwira ngo ikibuno. Iki kinyagwa gihora inyuma tinye ikintu gihora inyuma ntabwo kijya kijya imbere. Turi kumwe umwuka usohokamo byonyine sibyo ubu ngubu upfumuriye hanga cyangwa nawe upfumuriye hanga twese twasohoka. Uranyumva? Ntabwo mbyumva rero aho ngaho. Ese kibuno ugishyira imbere kikakwereka inzira. Reka da nta kamaro kabyo. Mutuze nkuko ubirondoye byose ni wamumenye kundusha mbere yanjye aho wamukuyura haza umuryango we warawumenye n'ibiki nini ntangarugero. Wese ko yakwemeye wende yabwirwa n'iki niba nawe udafite inenge runaka. Ubuse wapfumuye akagira icyo atubwira byagenda bite? Bana banjye tuza nimwubake. Uranyemereye? Nimwubake. Abagiye inama Imana irabasanga. Sinzi niba nasize nafunze inzu yanjye ntabwo mbizi. Manje rwose uramunda sinuga bya bintu. Ariko munaniwe ko abandi ubu babagene aho abagene ariko buhakemwe amasaha ngahira. Ubageze ku 10 cyangwa 7 5. Ndakubaza
ariko mwana wa wireba iby'inyuma reba iby'imbere, imbere ni imbere. rwose wamubwiye nakumvishe ndakuba ariko uramunda sinoga urumva ibyo by'imbere ni imbere ariko njye nzareba inyuma nishaka nzasitare ariko inyuma ni inyuma nta kibuno rwose nta mugore ibindi mugende mubivugire ho ngishyo